Ni nyuma y'igihe kinini umunyamakuru Ndahiro Valens Papi ari mu bibazo bitamworoheye habe na gato ku munsi w'ejo ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo nibwo yasize indirimbo ye hanze yise Abanzi Banjye. Nubwo uyu munyamakuru amaze igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru, akaba yari asanzwe akorera ikinyamakuru kizwi mu gihugu cy'u Rwanda nka BTN TV, akaba yari asanzwe avuga amakuru yiriwe avuga hirya no hino mu baturage mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Uyu munyamakuru nyuma y'uko amaze gushyira hanze igihangano cye cya mbere, yatangaje ko burya nubwo akora umwuga w'itangazamakuru afite n'indi mpano yo kuririmba. Kuba Ndahiro Valens Papi yarashyize hanze igihangano cye cya mbere yise Abanzi Banjye, uyu munyamakuru yatangaje ko atari ibintu byamujemo gutyo gusa, ahubwo yari abimaranye igihe kirekire cyane. Nubwo Ndahiro Valens Papi yamaze kumurikira igihangano cy'abaturarwanda bamukurikirana umunsi ku munsi, yatangaje ko n'ubundi atagiye kureka umwuga w'itangazamakuru, ahubwo yari ari kugira ngo akebure bamwe mu bari bamaze iminsi barebera hafi by'ubuzima bwe kandi bitabareba, nyamara nyir'ubwite ari ushinzwe kubukontorora uko bwije n'uko bukeye. Anatangaza ko bamwe mu bari bari kugenda ku buzima bwe mu minsi yashize bari bafite no kuba bamwambura amagara. Ariko ubundi niki cyatumye Ndahiro Valens Papi dusanzwe tuzi nk'umunyamakuru ukorera BTN TV ku munsi w'ejo ashyira hanze indirimbo yise Abanzi Banjye? Ese yaba yarayikoze kubera iki? Amagambo arimo se ahubwo yaba yarari kubwira nde? Ninde nyirabayazana wo gutuma Ndahiro Valens Papi akora indirimbo yise Abanzi Banjye irimo amagambo akakaye? Ntujye kurereka nkumara amatsiko muri iki kiganiro, gusa wibuke gukanda subscribe ukore no kunzogera, hanyuma rero uze no gukora like kuri iyi video uyisharinge n'inshuti zawe. Mwese mbahaye ikaze, kandi niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Nawe niba utarayikoraho rwose niyo nkunga nkwisabira, rebaho hanyuma rero ukore no kunzogera ubundi ushira amatsiko muri iki kiganiro. Tariki ya 14 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko umunyamakuru Ndahiro Valens Papi urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwamusabiye gufunga imyaka 5 ndetse akanatanga ihazabu ya miliyoni n'amafaranga 200,000 y'u Rwanda. Ibyo byari bitewe n'uko Ndahiro Valens Papi mu mwaka wa 2024 ngo yari yatangaje inkuru itariyo, maze biza kurangira ajyanywe mu nkiko. Mwibuke neza hari video twari twakoze bwa mbere, wasimbukira muri video zose twakoze ukareba video twakoze kuri Ndahiro Valens Papi, hariho video ibisobanura neza. Nyuma y'igihe gito cyane byaje kurangira umunyamakuru adafunzwe, gusa impamvu ntiyigeze ijya hanze neza 100%. Gusa icyari gihari nuko kuri 14 Gicurasi Ndahiro Valens Papi urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwamusabiye gufungwa imyaka 5 ndetse akanishyura ihazabu ya miliyoni 1 n'amafaranga 200,000 y'u Rwanda. Ariko ntago byaje kujya mu bikorwa nk'uko uyu munyamakuru bari babimusabiye, kubera ko nyuma yaho gato yaje gukomeza imirimo ye nk'uko bisanzwe. Amaze kubona ko amaze kurenga icyo gikombe cy'igicucucucu cy'urupfu, bisa naho ubuzima bwe bwari bugiye kwisanga mu mazi abira, kubera ko yari agiye kwisanga muri gereza mu buryo butunguranye. Uyu munyamakuru yatangaje ko byose bitabaye gutyo gusa, ahubwo byari bifite ababiri inyuma, bitewe n'uko uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi yari amaze iminsi ari mu makimbirane n'abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe na bamwe batandukanye. Ndahiro Valens muri iyo minsi yakomeje agira ati, ubuzima bwanjye ndabizi aka kanya buri mu kaga, abanzi banjye bamaze kuba benshi kandi bari gushaka guhitana amagara yanjye. Arakomeza atari ko kubera Imana ntacyo bazantwara. Ndabizi neza ko nubwo mfite abanzi ariko ntabura n'abakunzi bamwe na bamwe bankunda, kandi abanyarwanda bakomeza kubingaragariza buri munsi ko bwije n'uko bukeye. Ndahiro Valens Papi yakomeje kugaragaza ko hari umwe mu banyamakuru bikorera wamwise ikigarashi, ndetse yo yaje no ku mbuga nkoranyambaga abitindaho cyane, afite ikibazo gikomeye cyane, avuga ko wamwise ikigaraje banahuriye mu nzira afite kumwambura ubuzima bwe. Araza rwose abwira abanyarwanda ko ikibazo cyose azagira bazagishinjwa umunyamakuru wamwise ikigaraje. Nyuma y'ibyo bizazane byo guteranya amagambo ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Ndahiro Valens Papi ndetse n'uwo munyamakuru yakomeje kugenda atangaza, nibwo hakubitiyemo ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwamusabiye gufungwa imyaka 5 ndetse akanatanga ihazabu ya miliyoni 1 n'amafaranga 200,000 y'u Rwanda. Ariko byose byaje kurangira uyu munyamakuru abirenze ndetse anabinyuramo yemye. Ni nyuma y'uko ibirego byose bamushinjaga yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko byose rwose nta byamubayeho. Hari ikiganiro twamukozeho murebe muri video zacu muraza kukibona neza cyane. Uyu munyamakuru rero akimara kubona ko byose amaze kubirenga, nibwo ku munsi w'ejo yashyize hanze indirimbo ye ya mbere. Iyi ndirimbo uyu munyamakuru yashyize hanze ku munsi w'ejo hashize harimo aririmba agira ati, Mana yanjye mfite ubwoba, hirya yanjye hari imikaka ishinyitse ifite imbaraga, dore ndiruka insatira, ikimbabaje mfashe inkota icuritse. Aya namwe mu magambo akomeye cyane uyu munyamakuru yabashije kuvuga muri iyi ndirimbo ye yasohoye ku munsi w'ejo, ashaka kugaragaza ko abanzi be bari kujya bamugendaho umunsi ku wundi. Yakomeje agira ati, hari byinshi ducamo bikatubangamira ariko tukanga tukabirenga, gusa hari igihe ndeba ariko nkabura icyo nabikoraho. Ndahiro Valens Papi kandi yasobanuye ko yari amaze imyaka 3 irenga ategura umuzingo w'indirimbo cyangwa se album,
kandi izi ndirimbo ze zose zamaze kurangira ku buryo mu minsi iri imbere azajya asohora imwe kuri imwe. Mu rugendo rwe kandi rwo kubasha gukora iyi album akayikora akayigeza ku musozo, yashimye cyane abahanzi barimo Eric Senderi, Mico The Best, Papa Cyangwe ndetse n'abandi bamushyigikiye mu rugendo rwe rwa muzika. Ndahiro Valens Papi yakomeje gutangaza ko nubwo ari umunyamakuru kandi magingo yakaba akora umwuga w'itangazamakuru, yavuze ko azakomeza kubikora ariko akanabifatanya no gukora umuziki. Yakomeje kuvuga ko amahitamo yo gukora umuziki ari amahitamo meza cyane ati kubera ko nta muntu n'umwe wakoze umuziki ngo aburare, kandi anakomeza gushishikariza urubyiruko gukunda impano zabo kandi bakanagerageza kuzishyira mu bikorwa. Ndahiro Valens Papi yasoje akomeza gushimira abanyarwanda bose bakomeza kumwereka icyizere kandi ntibahweme kumushyigikira uko bwije n'uko bukeye. Ngaho rero nanjye nguko nuko nsoje. Niba ukunda Ndahiro Valens Papi, andika imitima myinshi muri comment maze nawe utubwire uko byumva. Ngiye nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe mu byo mukora byose.